Amahoro nshuti bakunzi bacu, nanone tunejejwe no kubana namwe ku murongo wacu ya YouTube, aho tugiye kubana nanone mu isengesho ry'uyu munsi, isengesho twavuze ko ari iryo gutabaza. Turareba cyane imirongo yadufasha gusenga dutabaza Imana mu gihe dufite ibitero bidukomereye cyangwa se intambara runaka turi gucamo, tubona twebwe tutabasha kwineshereza. Turabinginga rero kugira ngo nanone murusheho kudushyigikira, mukanda like ndetse mutibagirwa no gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana buri munsi uko dushyizeho ibiganiro. Reka dutangire dusoma Zaburi ya 25, niyo ya mbere yo kwifashishwa mu gihe umuntu afite ibitero cyangwa se intambara runaka arimo kunyuramo. Turasoma umurongo waho wa mbere tugere ku murongo waho wa 3. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru. Siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Amena. Iyo niyo Zaburi ya mbere umuntu ashobora gusengeramo, ukayisengeramo ufite ikibazo runaka, ukayisengeramo uriho utabaza Imana kugira ngo ize kugutabara. Kandi nta kabuza iraseruka nk'uko yaserutse kwa Dawidi, ikamukiza mu minsi ye yo kubabara cyangwa se mu gihe yari afite umubabaro atewe na Sawuli wamuhigaga. Zaburi ya 2 yagufasha gutsinda urugamba cyangwa se watabarizamo Imana ikohereza ubutabazi mu buryo bwihuse. Ni Zaburi ya 27, umurongo waho wa 7 kugera ku murongo wa 9. Haratubwiye ngo Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka, ntumpishe mu maso hawe. Iyi ni Zaburi wifashisha mu gihe ubona uhagaze wenyine ariko kandi ukeneye ubutabazi buturutse mu ijuru, ukeneye ko Imana ikwiyereka, iseruka mu kibazo cyawe. Ikibazo rero cyose waba ufite wayikoresha, nabwo ubutabazi urabubona. Ndi umuhamya ukubahamiriza ko njya mbikora kandi bikabyara inyungu. Zaburi ya 3 ni Zaburi ya 31 guhera ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 5. Iyi nayo wayifashisha uri gusenga ukeneye ko Imana igutabara mu bibazo runaka ufite. Haratubwiye ngo Uwiteka ni wowe mpungiraho, singakorwe n'isoni. Unkize kubwo gukiranuka kwawe. Untegere ugutwi utebuke unkize, umbere igitare gikomeye, inzu y'igihome yo kunkiza. Iyi nayo uyikoresha urimo ubwira Imana ngo ize ibe mu byawe, ize igukize, ize igutabare. Zaburi yindi ya 4 turi bwifashishe uyu munsi dutabaza Imana. Birashoboka ko waba ufite ibiguhagaritse umutima ariko kandi ubona ukwiye gutabaza Imana. Zaburi yindi rero ni Zaburi ya 35 guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 8. Yo ni ndende. Iravuga ngo Uwiteka, burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara.
kandi ushingure icumu mu ntagara, wimimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni jye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro, abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwe ipfunwe. Babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Kandi inzira yabo ibe umwijima n'ubunyereri, kandi marayika w'Uwiteka abagenze. Kuko bantegeye ikigoyi mu bushya badafite impamvu, kandi badafite impamvu bateze ubugingo bwanjye bushya. Kurimbuka ku mutungure, ikigoyi yateze abe ari we gifata ubwe, akigwemo arimbuke. Iyi zaburi nayo wayikoresha ku banzi bawe, uyitabarizamo Imana kugira ngo irwane mu ruhande rwawe, ikoherereza abamarayika bo kugufasha mu rugamba wowe ubona utabashije kwitsindira. Zaburi yindi ya 5 ni zaburi ya 43, uhereye ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Haravuga ngo Mana uncire urubanza, umburanire n'ishyanga ritagira imbabazi, unkize umuriganya n'ikigoryi. Kuko uri Imana y'igihome kinkingira, ni iki cyatumye untakure? Ni iki gituma nambikwa ibyo kwirabura n'agahato k'abanzi banjye? Nuko ohereza umucyo wawe n'umurava wawe binyobore, binjyane ku musozi wawe wera no mu mahema yawe. Iyi zaburi nayo wayifashisha utabaza Imana. Indi zaburi ni zaburi ya 54, guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Haravuga ngo Mana nkirisha izina ryawe, uncirishirize urubanza imbaraga zawe. Mana umva gusenga kwanjye, tegera ugutwi amagambo yo mu kanwa kanjye. Kuko abanyamahanga bampagurukiye n'abanyarugomo bashatse ubugingo bwanjye, batashyize Imana imbere yabo. Iyi zaburi nayo wayifashisha uri gutabaza Imana, cyane cyane mu bakurwanya. Reka tuyiveho tujye kuri zaburi yindi ya 55, guhera ku murongo wa 2 kugera ku murongo wa 4. Haravuga ngo Mana tegera ugutwi gusenga kwanjye, ntiwirengagize kwinginga kwanjye. Nyitaho unsubize, kwiganyira bintera gukora hirya no hino bikantihisha ku bw'ijwi ry'umwanzi, ku bw'agahato k'abanyabyaha, kuko bandoraho amakuba bakangenzanya umujinya. Iyi zaburi nayo ni zaburi nziza cyane usengeramo uri gutabaza Imana, usengeramo uri guhamagara ubutabazi mu buryo bwihuse. Ibi bikora mu buryo bwihuse, Imana ikohereza abamarayika kukurwanira mu ruhande rwawe. Zaburi yindi twifashishije uyu munsi ari nayo dusorezaho ni zaburi ya 56, guhera ku murongo wa 2 n'umurongo wa 3. Iravuga ngo Mana mbabarira kuko abantu bashaka kumira, biriza umunsi bandwanya bakampata. Abanzi banjye biriza umunsi bashaka kumira, kuko bandwananya agasuzuguro ari benshi. Izi nizo zaburi zacu z'uyu munsi zo kwifashisha dusenga, kuri wowe ufite ibitero bitari bimwe, kuri wowe ufite abakugenza, kuri wowe ubona abanzi bawe bahagurukiye kukurwanya ndetse no kukurimbura. Wazisengeramo ubutabazi bwihuse bugahita bukugeraho buturutse mu ijuru. Uyu munsi rero tugiye gusenga, n'ubundi nanone tubwira Imana ngo izidutabare. Mana Data,
Mana igira neza kandi Imana isumba byose, turagushimiye. Ururukira kudutabara, ururukira kuturwanira, kuko abanzi bacu bahagurutse kuturwanya. Abanzi bacu badutegeye mu byo dukora, abanzi bacu badutegeye aho tugenda, abanzi bacu badutegeye ku bana bacu, barabatega imitego itari imwe kugira ngo babone basubizwa inyuma. Ariko Uwiteka Mwami, reka uturinde gukorwa n'isoni biturutse mu gutsindwa kw'abana bacu. Reka uturinde gutsindwa uko ariko kose, wohereze ingabo zawe kuturwanira kugira ngo zidutsindire uru rugamba twebwe tutabasha kwirwanira. Abanzi bacu imitego yose badutega, reka nabo abe ari bo bayigwamo, kandi imivumo yose batwaturiraho ntibure nabo kubageraho. Isoni bari bategereje ko ari twe zikora, aba ari bo zikora. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inshuti bene data bakundwa, dusangiye kwizera Yesu Kristo, ubuntu n'imbabazi bikomeze kubana namwe. Turabashimiye rero ko mudahwema kutwereka urukundo, mukurikira inyigisho zacu, ari nako kandi nanone tubasaba kutirengagiza gukora subscribe ndetse no kulayikinga mu gihe ibyo twigisha mwumva byabanyuze. Dukeneye kandi komenti kugira ngo turusheho kumenya neza mu by'ukuri ibyo mukenera, kugira ngo abe ari byo tubaha. Uyu munsi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, uhereye none ukageza iteka ryose. Ubuntu n'imbabazi birusheho kubaho, kandi umugisha wose uturuka mu ijuru ube mu biganza byanyu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.